Iyi furu ni ya yindi nababwiye wa mugabo Simba yotsagamo imitima n'imyishimo akayirya. Nacyo ni ikimenyetso cya Jenoside yakorewe Abatutsi muri aka gace. Muribuka ka kuma naberetse wa mugabo yakoreshaga asya imitima n'imyishimo, yamaraga kuyisya akaza kuyotsa kuri iyi furu akayirya. Ubundi busanzwe aha cyari igikoni cy'ababikira. Hora Rwanda, abawe turibuka twiyubaka, ndetse turibuka tuzirikana ibyabaye yuko bitazongera kubaho ukundi, ari intera rimwe tugira tuti never again. Turibuka Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 hagati ya tariki 7 Mata kugeza muri Nyakanga. Muri iyi minsi igera hafi ku ijana, Abatutsi barenga miliyoni barishwe ku buryo bw'agahomamunwa bazizwe uko bavutse. Mu rwego rwa politiki yari igamije kurimbura burundu ubwoko bw'Abatutsi. Iyi Jenoside yatangiye nyuma y'ihanurwa ry'indege yari itwaye Perezida Juvenal Habyarimana ku itariki ya 6 Mata 1994. Ibi byabaye nk'impamvu yihuse yatumye ubwicanyi bwari bwarateguye kare bushyirwa mu bikorwa ku buryo bwihuse kandi bubi cyane. Hari ibimenyetso by'uko Jenoside yateguwe n'ubuyobozi bwariho icyo gihe, harimo kwigisha urwango ku maradiyo nka RTLM, kwinjiza interahamwe mu baturage no kugabanya uburenganzira bw'Abatutsi buhoro buhoro cyangwa se kuburwanya. Abategetsi bamwe, abasirikari n'abayobozi b'inzego z'ibanze bari icyo gihe bafashe iya mbere mu gutanga amabwiriza no gushyira mu bikorwa byo kwica. Aho abaturage benshi b'Abahutu b'abasivile binjijwe mu bwicanyi, bamwe batwayeho igitugu, abandi babyitabira ku bushake bwabo. Gusa umuryango mpuzamahanga, cyane cyane Loni n'ibihugu by'ibihangange, byanenzwe kutagira icyo bikora iki gihe mu guhagarika ubu bwicanyi. Jenoside yasize igihugu mu icuraburindi, abaturage benshi barapfuye, abandi barakomereka ku mibiri no ku mutima. Abandi bahungiye mu bihugu bitandukanye. Nyuma yaho u Rwanda rwafashe inzira yo kwiyubaka, gukira ibikomere no gusana ubumwe bw'Abanyarwanda. Aha tugiye kurebera hamwe iby'ingenzi wamenya ku bitegurwa ndetse n'irwanya n'ihagarikwa rya Jenoside. Mu gutegura kwa Jenoside yakorewe Abatutsi, Jenoside ntiyabaye impanuka, ahubwo yari igice cy'uruhurirane rw'ingengabitekerezo y'urwango n'imyiteguro yagiye ikorwa igihe kirekire. Aha ku ngengabitekerezo y'amoko yagiye izamuka kuva ku gihe cy'ubukoloni. Abakoloni b'Abadage n'Ababiligi bashyize imbere amoko, bagenera Abatutsi imyanya myinshi mu buyobozi, bitera icyari n'urwango hagati y'abaturage. No ku ngoma y'uwitwa Habyarimana, guhera mu 1973, leta ye yubatse uburyo bwo gukumira Abatutsi mu mashuri, mu kazi ndetse no mu buyobozi, yongeraho no kubateranya n'abandi Banyarwanda muri rusange. Ndetse habayeho ihuriro ryitwa CDR n'interahamwe. Amashyaka nka CDR yakwirakwije ivangura, interahamwe zigahabwa imyitozo ya gisirikare kugira ngo zizakoreshwe mu bwicanyi. Naho mu rwego rw'itumanaho, radiyo RTLM, ibinyamakuru nka Kangura byamamaje urwango ndetse bitanga urutonde rw'Abatutsi bagomba kwicwa. Nyuma yaho nibwo baje gushyira mu bikorwa Jenoside, aho yatangiye ku wa 7 Mata 1994 nyuma y'ihanurwa ry'indege ya Perezida Habyarimana, ariko yari yaramaze gutegurwa kare. Muri iki gihe ubwicanyi bwabaye rusange, Abatutsi bishwe ku bwinshi mu ngo zabo, ku misozi, mu nsengero, mu mashuri n'ahandi bahungiye hose. Birumvikana bicaga bose, ntago babibwiraga aho bari bwishe, ahubwo iki gihe leta yateguye urutonde rw'abantu bagomba kwicwa, itanga intwaro n'amabwiriza, ndetse ikora igenamigambi ry'uko Jenoside izakorwa mu gihugu hose. Ahangaha bifashishije abaturage basanzwe, bategeka kwica bagenzi babo. Abandi babyitabiriye kubera ubwoba, batinya kuba bagirirwa nabi. Hari harimo inyungu, urwango, bari baratojwe. Ibi byose nibyo bagiye babateramo kugira ngo babumvishe neza ko bakwiye gukora icyo gikorwa cy'amabi. Nk'uko twabivuze, iki gihe uruhare rw'amahanga ntarwo yari rugihari, bari barimo kwihunza inshingano. Loni yari ifite ingabo mu Rwanda MINUAR, ariko ntizahawe uburenganzira bwo guhagarika ubwicanyi, ahubwo izindi zakuweho.
Iki gihe ntibyigeze bagira icyo bakora. Ibihugu byinshi by'amahanga byanze kwemera ko habayeho Jenoside, ntibyafata ingamba ku gihe kugira ngo babashe kuyihagarika. Nyuma ya Jenoside abantu benshi batangiye kunenga isi yose bavuga ko yananiwe guhagarika ubwicanyi bwakozwe mu mwanya ku manywa y'ihangu. Birumvikana ingaruka byagize ni nyinshi, harimo abapfuye ndetse n'abarokotse. Gusa icyo gihe hishwe abarenga miliyoni 100 gusa, abandi barakomeretse, harimo abacitse ku icumu, abandi basigara ari imfubyi ndetse n'abapfakazi. Inzego zose byumvikane yuko zasenyutse mu buyobozi, mu buzima, uburezi, ubutabera, umutekano, byose byarashegeshwe. Si ukwica gusa kuko hakozwemo n'ibindi byaha bikomeye, harimo gufata ku ngufu, kwica urubozo no gutoteza impinja ndetse abagore n'abagabo. Bo ntibasizwe inyuma, bose baratotejwe. Nk'uko byumvikana nta kintu kiba kidafite icyagiteye. Ikibazo cyateye Jenoside yakorewe Abatutsi gifite impamvu nyinshi zisenyeye hamwe mu gihe kirekire, zishingiye ku mateka, politiki, ingengabitekerezo y'amoko n'ubutegetsi bubi. Dore bimwe mu by'ingenzi wamenyaho. Ingengabitekerezo y'amoko n'ivangura ryashingiye ku mateka. Iki gihe ubukoloni, harimo Abadage n'Ababiligi, nibwo bwari bushyize imbere itandukano ry'amoko, Abatutsi, Abahutu n'Abatwa, nk'aho ari amoko y'amaraso kandi nyamara ari amatsinda y'imiturire n'imibereho y'Abanyarwanda. Abakoloni bashyize Abatutsi mu myanya y'ubuyobozi, abandi baturage bumva basigajwe inyuma. Ibyo byateje urwango rwari rugiye kurindwa na leta zikurikiyeho. Ndetse no muri politiki hari harimo ivangura n'amacakubiri. Guhera mu 1959 habayeho revolution yiswe iy'Abahutu, irangirana no kwirukana Abatutsi benshi no kubica. Ubu bwicanyi bwakomeje no mu myaka yakurikiyeho. Leta yakomeje kubika urwango, ihakana uburenganzira bw'impunzi z'Abatutsi zari mu mahanga, ndetse hakoreshejwe propaganda yo gutegekesha urwango. Barukwirakwije bifashishije amaradiyo yabo. RTLM yakwirakwije urwango ku buryo bugaragara, yita Abatutsi inyenzi, ibyitso n'andi magambo y'urwango. Iki gihe hatanzwe inyigisho zigamije kwerekana ko Abatutsi ari abanzi b'igihugu bagomba kurimburwa burundu. Kuko ubutegetsi bwa Juvenal Habyarimana bwari bwaranze kwemera impinduka no gusangira ubutegetsi n'abandi, harimo FPR. Iyo FPR yatangije intambara mu 1990. Leta yabibonye nk'ihurizo ryayo ryo gutakaza ubutegetsi, igira umugambi wo gukemura ikibazo mu buryo bwa Jenoside. Nubwo mu itegurwa rya Jenoside yakorewe Abatutsi ryatangiye kera mbere y'uko ubwicanyi butangira ku mugaragaro mu 1994, kuva mu gihe cy'ubukoloni 1890 kugeza mu 1932, abakoloni bashyize imbere amoko, bashyigikira Abatutsi mu myanya y'ubuyobozi binyuze muri divide and rule, gucamo ibice no gutegeka. Ibi byateye ishyari no kubiba urwango hagati y'Abanyarwanda. Guhera mu 1959, Jenoside ya mbere, mu 1959 habayeho revolution y'Abahutu nk'uko twabivuze, yaje ivugwaho gufatwa nk'inkomoko y'irondabwoko rishingiye ku mbaraga za leta. Hatangiye kwicwa no kwirukana Abatutsi mu gihugu. Ibi byakomeje kugeza mu 1960, 1970 n'1980. Naho mu myaka y'1990 kugeza 1994, itegurwa ryimbitse nibwo ryashyizwe mu bikorwa. Mu 1990 intambara yatangijwe na FPR Inkotanyi. Kuva iya mbere Ukwakira, FPR yateye igihugu ivuye mu buhungiro, isaba uburenganzira bw'impunzi n'ubw'inyangamburiro. Leta yabwitwaje ishaka kwerekana ko Abatutsi bose ari abanzi, ishyiraho umugambi wo kubarimbura. Naho mu 1990 kugeza 1993, itangazamakuru ry'urwango n'ibinyamakuru nka Kangura byakwirakwizaga urwango n'amagambo asaba kwica Abatutsi. Habaye imyitozo ya gisirikare y'abasivile nk'interahamwe no kubaha intwaro. Mu 1993 amasezerano ya Arusha, FPR na leta y'u Rwanda basinyanye amasezerano yagamije amahoro. Abayobozi bamwe ba leta batangiye kubirwanya, bongera imbaraga mu kwitegura Jenoside bavuga ko FPR igiye kubatwara ubutegetsi. Mu 1994, icyumweru mbere ya Jenoside, hari urutonde rw'abantu bagombaga kwicwa rwari rwarakozwe. Intwaro zari zaratanzwe mu baturage. Inzego z'ibanze zari zarahawe amabwiriza y'uko bagomba gutanga Abatutsi cyangwa kubica.
Birumvikana ko FPR nayo yahise itangira gupanga uko yabarokora cyangwa se yahagarika iyi Jenoside. Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda yahagaritswe ku wa 4 Nyakanga 1994 ubwo ingabo za FPR Inkotanyi Rwanda Patriotic Front zari ziyobowe na Paul Kagame zafataga umurwa mukuru Kigali zikuraho ubutegetsi bwari buri mu bikorwa bya Jenoside. Ahangaha tariki 7 Mata 1994 Jenoside itangira nyuma y'ihanurwa ry'indege ya Perezida Habyarimana. Muri Mata Kamena 1994 ubwicanyi bwaguka mu gihugu hose, ahantu henshi Abatutsi bicwa ku buryo bwa rusange. Ingabo za FPR batangiye urugamba rwo guhagarika Jenoside bava mu majyaruguru no mu burasirazuba bagera i Kigali no mu majyepfo. Ku ya 4 Nyakanga 1994 FPR ifata Kigali ndetse n'ibice byinshi by'igihugu. Ubutegetsi bwakoze Jenoside burahirima. Bamwe mu bayobozi bahungira mu bihugu bihana imbibi n'u Rwanda nk'u Burundi, Zaire, ubu ni Kongo, Tanzania. Aha nyuma ya tariki 9 Nyakanga Jenoside yari yarahagaritswe ku mugaragaro, ariko igihugu cyari cyasenyutse. Hatangira urugendo rwo kugarura umutekano, gutahukana impunzi, gusana igihugu no guharanira ubumwe n'ubwiyunge. Ahangaha mu bwiyunge n'ubutabera hashyizweho gacaca. Inkiko z'Abanyarwanda zaciye imanza nyinshi zitanga ubutabera pe. Ndetse hatangizwa igikorwa cyo kwibuka no kwigisha amateka, aho hari gahunda yo kwibuka buri mwaka, kwigisha urubyiruko amateka ya Jenoside no kurwanya ingengabitekerezo yayo. Ndetse hatezwa imbere ubumwe n'ubwiyunge, aho leta yashyizeho gahunda nyinshi zituma Abanyarwanda b'ubumwe bashyira imbere ikiremwa muntu aho kureba amoko. Reka ngire nti twibuke twiyubaka. Kwibuka ni igihango si umuhango. Kwibuka n'ubutwari. Twibuka kuko twashibutse ntitwazimiye kuko turi intazima. Nanone ngira nti ndiho kuko u Rwanda ruriho. Twabyirutse twumva hashize ubwo kanaka bo kwa kanaka yaciwe n'umuryango kubera umuryango akomokamo ye. Ahashize hatubwira uko mwene Kanyarwanda yabaye umwanzi w'umuturanyi amuziza ubutunzi nuko yavutse. Twumva hashize tugashengurwa n'agahinda kubera urwango rwagiriwe u Rwanda, rwatembaga amata n'ubuki, inzirakarengane zikavuzwa ubuzima. Bavuka Rwanda nkunda nimuhumure, ntibazimye kuko turiho. Duhagurukana ubutwari, ubumuntu n'ubupfura, twuve ikivi cyabo kuko turi amashami yashibutse. Erega hashize haranshitiye mpaguruka nemye kugira ngo mpamye ko ndi umunyarwanda urangwa no gukunda urwamugabiye ubuzima buzira kuzima. Ndetse mboneraho no gushimira umugaba mukuru w'ikirenga Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ngira nti turabaramutsa, turabashimira byimazeyo twese twunze ubumwe nk'Abanyarwanda kubw'uruhare rukomeye mwagize mu guhagarika Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Mu gihe amahanga yari acecetse, mwe n'ingabo mwari muyoboye mwahagurukiye gukiza u Rwanda n'Abanyarwanda. Mwahagurukiye guhashya ingoma y'ivangura n'urwango, mushyira imbere ubuzima bw'abaturage, ubusugire bw'igihugu n'icyizere cy'ejo hazaza. Mwahagaritse Jenoside ariko ntimwahagarariraho. Mwatangiye urugendo rwo kubaka ubumwe, amahoro n'iterambere mu gihugu cyari cyarasenyutse. Uyu munsi u Rwanda ni igihugu kigendera ku mategeko, gifite ijambo mu ruhando mpuzamahanga kandi cyubakiye ku ndangagaciro z'ukuri, ubutabera n'ubwiyunge. Ibyo byose ni umusaruro w'ubuyobozi bwanyu buhamye, bufite icyerekezo n'urukundo mufitiye igihugu n'abagituye. Turabashimira cyane. Murakoze. Imbabazi z'u Rwanda ntizizashira, ubumwe bwacu ntibugire iherezo. Kwibuka twiyubaka niyo ntero. ngo mpere ku ingingo yo kuvuga ubuhamya Minisitiri Bizimana yatugejejeho. Hari ubundi buhamya burebure burimo amateka akomeye Theoneste namaze kutugezaho. Ibyo twumvise byose bifite aho bishingiye. Kuri
abafite uko babihakana cyangwa babihakanya, ngira ngo bafite akazi gakomeye kugira ngo uhindure amateka nk'ayo y'abantu nk'abandi, uyagire uko ushaka. Abo mu gihugu hano, byaba hanze cyane cyane, bakunze guhindura aya mateka yacu ku mpamvu zitandukanye. Ibi rero ngira ngo bafite ibyo bazahangana nabyo kugira ngo amateka nk'aya bayavuga ukundi. Ariko icyo navuga nk'ibyo Theoneste yavuze, ibihe byo birahinduka, ibihe byarahindutse. Nta uzongera gupfa nk'uko Theoneste yabivugaga, abapfuye cyangwa nawe uko yapfuye. Buriya yarapfuye, kuba ariho ni nko kuzuka, ariko nta wakongera gupfa kuriya. Impamvu kandi mu zindi nyinshi, ntabwo wakwica umuntu kabiri. Bigerageje azakwica mbere yo kumwica. Ubwo turi aha mutureba, bamwe bajya bashinyagura bavugira hanze. Igihugu cyose, igihugu cy'u Rwanda ureba, ntabwo gishobora gupfa kabiri. Mbere y'uko wakwica u Rwanda azakwica. Ntabwo wakwica abantu kabiri, ibibaho tureba aha, ntabwo twapfa kabiri. Ari twe bakuru, ari abana bacu, ntawe uzabica kabiri, ntibishoboka, ntabwo byakunda. Tuzabaho nk'uko abantu bakwiriye kuba babaho, nk'uko abandi abo ari bo bose babaho, byanze bikunze, ntawe twabisaba kubaho. Ntabwo uko mbivuze uku, hari ababyumva ukundi cyangwa hari abazabisubiramo ukundi, ariko uko mbivuze ni uko nguko aba ariko mu gutwara. Ndabasaba rero ngo nkomeze ijambo ryanjye mu rurimi abashyitsi bamwe hano bumva, batagombye kubasemurira, cyangwa se benshi cyane bari hanze bafitanye isano n'amateka yacu, harimo n'abo bayahindura bakayagira uko bashaka.